muhaye ikaze nanone kuri Banse de Live TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye twagezaho ibiganiro bitandukanye. Muri kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora share, abakora subscribe, n'ukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 7 utagomba gutaho igihe cyangwa se utagomba kuzongera gutaho igihe, kubera yuko ni ibintu bikumarira amabuye bikagukerereza mu rugendo rwawe rw'ubuzima wiyemeje kugendamo. Turifashishije igitangazamakuru cya Stoic Post cyo kuwa mbere z'ukwa mbere 2026. Ikintu cya mbere utagomba gutakazaho umwanya wawe nukujya mu ntambara yo kwigereranya n'abantu, wirirwa uhanganye n'abantu, wirirwa urebuzwa abantu ibyo barimo gukora kugira ngo ubigane cyangwa se ukore nkabo cyangwa se ubarushe. Mu buzima bwose tugendamo buri munsi umuntu wese afite intambara arwana. Rero kujya kurwara intambara z'abandi uba urimo gutakaza igihe cyawe. Reba ibyawe, menya ibyawe, reba ibintu byatuma utera intambwe ukava aho uri kandi ntiwihe kugenda mu muvuduko cyangwa muri speed y'abandi. Genda mu mbaraga zawe uko zingana kandi buhoro buhoro, rutoni rwo rugendo uzagera ku cyo wifuza kugeraho igihe gikwiriye nikigera. Ariko ni wiha kwigereranya n'abandi, ushaka kwirukanka inyuma y'abandi, ushaka ukora ibyo bakora, uzatagangara kubera ko imbaraga bafite n'ahantu zihuriye n'izawe. Rero kora ibyawe utitaye ku by'abandi. Ikindi kintu cya kabiri utagomba gutaho igihe cyangwa kongera gutaho igihe ni ukumva neza ko uri umuntu ukomeye bitewe n'akazi ufite. Kumva neza ko uri umuntu ukaze imbere y'abantu rwose, ukigira igitangaza, umuntu wo muhatari bitewe n'ibintu ugenda ujyaho cyangwa se ibyo ukora. Ese ibyo ukora mu gihe bizaba byarangiye uzaba urinde? Rero umwanya icyo uzaba cyo nyuma y'igihe akazi kawe ukora kazaba karangiye, nibyo buriya bizaba bifite agaciro. Uyu munsi numva isano yawe n'akazi ari byo ushyira imbere cyane, ntushyire imbere ejo akazi wagashoje. Nugera muri kiriya gihe nyine akazi karangiye udafite ikindi kintu ukora, uzatangira ugubwe nabi, kubera yuko numva wumvaga abantu bakubahira akazi bakakubahira icyo ukora, ntabwo uzaryoherwa n'ubuzima. Rero uyu munsi tangira witoze kuryoherwa n'ubuzima utitaye ku cyo ukora, kubera yuko icyo ukora kibasha kurangira ariko uri we azahoraho. Rero witakaza igihe mu kumva neza yuko ugomba kumva ko uri umuntu rwose ukomeye w'igitangaza bitewe n'ikintu ukora, kuko igitangaza cya mbere ni ukuba wowe n'igihe akazi waba utagafite. Hari abantu benshi tugenda duhura nabo mu buzima, ugasanga wa muntu akiri mu kazi yari umuntu ukomeye cyane, ariko mu gihe akazi kahagaze kuko bamuhagaritse, bamwirukanye se cyangwa se ageze no mu zabukuru, ukareba niba ari wa muntu ukayoberwa. Rero buriya ni byiza gutekereza neza yuko wowe wanyawe agaragara igihe nta kazi ufite, agaragara igihe ibintu byose wishingikirizagaho byarangiye. Rero ibaze kuri icyo kintu, ese ibintu byose byo mu buzima nishingikirizaho birangiye, nzaba ndi iki? Nzaba ndinde? Aho rero niho ugomba guha umwanya. Gatatu, noneho uramenya utongera gutakaza igihe cyawe wishyiramo imbaraga kugira ngo urangize ibintu watangiye ariko ubona ko bitarimo kukungura. Hari abantu benshi rwose avuga ati, abantu benshi bagenda babivuga neza ko rwose iyo uvuye ku bintu uba uri umunyantege nkeya. Ntabwo burya kugira intege nkeya bigaragara mu bintu waretse gukora, ahubwo ni ukuvuga ngo ese ibintu waretse gukora bifite icyo bikungura? Nusanga ibintu urimo gukora nta kintu bikungura, ni byiza kudabitaho igihe, ahubwo bihagarike utangire ibindi, kubera yuko nukomeza kwihambira ku bintu bitakungura urimo uratakaza amasaha, uratakaza amezi, imyaka se, none igihe kizarangire usange warataye igihe nyine. Rero uramenya udatakaza igihe ku bintu ubona ko bitakungura, uramenya udatakaza igihe ku mibano itakungura, ahubwo biga guhagarika. Nibyo byiza.
nibwo buryo bwiza bwo kudata igihe. Ikintu cya kane rero, uramenya utongera gutakaza igihe mu bintu wumva neza yuko ubikora nk'inshingano, utabikora n'umutima wawe. Ujya ubibona kenshi ko hari nk'igihe umuntu umusaba nka serivisi runaka, umuntu akayiguha atabishaka, ahubwo kubera ko ari umuntu mubana mu buzima, akumva rwose arimo arakururuka, arasunikiriza, akabikora ibyo bintu bitamurimo. Buriya rero gukora ibintu bitakurimo ni nk'ibishishwa by'ingurube. Itoze, witakaza igihe cyawe ku bintu wumva bitakurimo. Iga no kuvuga oya nibiba ngombwa, kora ibintu bikurimo, kandi nibwo buryo ki n'umuntu bikorera agubwa neza. Ariko buriya ukoreye umuntu ikintu kitakurimo, arabyumva, arabibona, rero nta musaruro bigira, kubera yuko uwo muntu aragutinya akanigirayo. Rero kora ibintu, ntubikore kubera ko ubihatirijwe cyangwa se ubitegetswe, cyangwa se kubera yuko ari byo umenyereye gukora, ahubwo kora ibintu kubera yuko wishimira kubikora. Uramenya udakora ibintu kubera ubwoba ngo uwo muntu ugiye kubikora n'utabimukorera arakuvuga gute cyangwa aragufata gute. Uramenya udakorera umuntu ibintu, wa muntu utabasha no kuguha agaciro, ahantu wumva nta gaciro ufite. Gukora ibyo bintu ni ugutakaza igihe cyawe, ni no gutakaza imbaraga zawe. Rero uramenye wikomeza guta igihe cyawe ku bintu wumva utaryohewe no gukora. Kora ibintu bikunguye. Fasha umuntu wumva uryohewe no kumufasha, kandi wumva rwose udashaka kumufasha cyangwa wumva kumufasha bitakuryoheye, ubyihorere. Kubera kuko byamera kose buriya niyo utakora ikintu runaka, uko byamera kose kirakoreka. Umuntu yiremamo imbaraga cyangwa se akabona n'ubundi buryo ki ikibazo afite agikemura. Rero korera abantu ibintu bikuvuye mu mutima, wikorera abantu kubera ko bihatirijwe. Gatanu noneho rero, wikomeza gutakaza igihe cyawe kuba umwanya munini mu ntonganya n'umuntu ushaka kumwemeza kuri mukuri. Kirazira kikaziririzwa kumara amasaha utongana n'umuntu, uri gushwambagurana n'umuntu udashaka kwemera ukuri kwawe. Rero buriya biba byiza no kwicecekera, cyangwa se ugahagarara ugasubira inyuma ukigirayo. Rero igirayo kubw'amahoro yawe, witakaza igihe urimo guhayurana n'umuntu udashaka kumva ibyo uvuga. Iyubahe wigireyo kubw'amahoro yawe. Gatandatu rero, wikongera gutakaza igihe cyawe. Witakaza igihe cyawe mu mubano w'uburozi. Witakaza igihe cyawe ku bantu iyo uvuganye nabo uhita wumva ari imbaraga mbi zirimo zikwinjiramo, ukumva rwose urabihiwe. Umuntu wari we wese utuma wumva ubihiwe, ni byiza kutongera kumutakazaho umwanya. Hagarara wigireyo, kubera ko niko kwiyubaha kwiza. Marana n'igihe abantu baguhereza positive vibe, mbese babandi wumva uryoheye no kubuvugana nabo no kuba uri kumwe nabo. Ntuvugane n'abantu kubera yuko ubihatirijwe kubuvugana nabo. Oya, vugana n'umuntu wa wundi wumva uryoheye no kuvugana nawe, wa wundi uvugana nawe ukumva rwose hari imbaraga mbi ihise kwinjiramo. Uwo muntu mureke. Kandi kwigirayo ntabwo bivuze yuko umwanze, ahubwo wowe uhisemo kwikunda no kwibanza n'amahoro yawe y'umutima ndetse n'ay'ubwonko. Rero rinda imbaraga zawe, ube hamwe n'abantu batuma imbaraga yawe wumva uryohewe no kuba uri aho hantu. Wikomezanya n'abantu wumva imbere yabo wumva nta gaciro ufite, ba bantu bakurebe ijisho ry'akaminura muhini. Mbese wa muntu ubona muri kumwe muvugana se ukabona ntabwo aryohewe. Rero gira ubwenge, nubona umuntu ataryohewe no kuba muri kumwe, uramushakaho iki? Igirayo. Bana n'abantu baguha agaciro, kandi ba bantu bumva rwose umerewe neza, uguwe neza kandi wubashywe. Ba bantu ibyo ubahaye babikugarurira, mbese imbaraga nziza ubahaye nabo bakayikugarurira. Uramenye witakaza igihe ku muntu uguha imbaraga mbi, kubera yuko nta muntu ugomba kugumana nawe kubera ko usanzwe uri kumwe nawe. Ibintu birahinduka, umuntu nahinduka ugasanga ntakureba neza kubera icyo ushaka kugumana nawe. Nubona umuntu atakureba neza, igerayo ku ruhande, utangire wubaka ubuzima n'abandi bantu bashyashya, kandi uzaryoherwa n'ubuzima uwo muntu ataburimo. Karindwi noneho rero, uramenye witakaza igihe cyawe gutegereza ko abantu baba abo batandukanye nabo. Uyu munsi hari abantu hari icyo bakwereka, hari abantu bakwiyereka mu buryo butari bwiza,
rero guhora utegereje yuko abantu bazaba beza urimo urata umwanya wawe, uwo mwanya wawe ukawubyaje umusaruro ukora ibintu bikubyarira inyungu. Witegereza abantu ko baba abo wifuza ko baba bo, kubera yuko ntabwo benda guhinduka. Iyo utegereje abantu ko bahinduka abo wifuza kuba bo, ba bantu rwose bakuryohereza mu buzima, uzasanga utunguwe none uhorana agahinda, umubabaro se, kubera yuko ibintu bitarimo kugenda uko ubitekereza. Rero witakaza igihe cyawe, witakaza igihe cyawe ushaka yuko abantu bahinduka abo wifuza kuba bo. Ni ngombwa rero yuko ugira ubwenge, ubeberereke, ujye ku ruhande. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze? Nyandikira muri comments. Niba uri mushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Ndabyica kubana namwe kumwe na Dorothée w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.